byaha cyangwa akaba umunyabyago. Yego. Yesu adusiga nk'abakristo akadusiga muri iyi si. Yashatse ko tubera abantu umuti. Yego. Ntago yashatse ko tubera abantu icyorezo. Yego. Ubu hari abantu babereye abandi icyorezo. Ubu dufite abantu twakwita amazina tuti uri covid. Haje icyorezo bakita Marburg. Uriya ndamuzi. Ukaza kuvuga ukuntu muzi, ndamuzi yashatse umugore wa mbere, ndamuzi ahita ashaka wa kabiri, ndamuzi hanyuma nawe baratandukana, ndamuzi nawe ahita ndamuzi buryo uriya mwavugaga ninjye nanjye yanteye indaye. Ariko ibaze. Uwo ni umuki? Umukristo. Nanjye yanteye inda dufitanye umwana. Hanyuma se kuba yaraguteye inda ni ubutumwa ugiye kuduha? Erega burya nubwo mwari muzi ko ari umusore ninjye mugore we. Ibyo byose biraza ariko umukristo uje aje kubyivugira ariwe abanyarwanda bajya ngo nje kanwa kavuga ariwe kanwa kaje kubivuga. Ntago umukristo wese akwiye kuza hano. Yego. Kandi nuhaje ntukwiye kuza udatekereje ku bintu bikuzanye n'ibyo ugiye kuvuga. Kubera iki? Hari abantu benshi bakoresha izi mbuga nkoranyambaga. Yego. Burase nabita ngo ikira bakina sinabyaye. Bakina Ndabashuje cyane, amahoro y'Imana akomeze kubana namwe aho muherereye hose, abari mu Rwanda, abari mu bindi bihugu bose bakurikira M.Charlene. Uyu munsi rero uyu munsi niyiziye, uyu munsi nashimuse M.Charlene murambona, wenda abari bajyaga bankurikira. Uyu munsi nyine na devi naje kwa M.Charlene, naje kubana nawe. Kaze neza. Ni umumama nkunda, niyo mpamvu naje nisanga. Murabibona ko naje ku mubyeyi, naje nisanga. Umva mu bifate gutyo kuko umwana uje mu rugo aza yisanga. M.Charlene uyu munsi naje nje nza nanizanye nza nanashimuta. Wemeye? Oya twakwakiriye wese kuri umubyeyi mwiza. Turakwakiriye kuri M.Charlene. Nta kibazo rwose. Kandi n'abantu bo kuri M.Charlene ndabizi ko bakwishimira. Yego. Abakunzi ba M.Charlene nanjye mwanyishimiye. Ko uri imbyeyi. Uyu muntu twakoranye ikiganiro ubushize, wenda tuzagipininga mu kirebe. Yego. Yaravuze ngo ntazi ngo ikimene ni igiki. Umuntu uvuga ngo ikimene ni igiki umva atari inana nziza. Ikimene ni igiki? Twakoranye ikiganiro na M.Charlene kuri YouTube channel yanjye yitwa The Voice of Women. Muzayireba. M.Charlene mu kiganiro ashyiramo ngo ikimene. Ikimene yewe. Umuntu utazi ikimene ni imbyeyi turakwakiriye. Abantu batazi ibintu nk'ibyo muba muri nabeza. M.Charlene uyu munsi rero kugira ngo tuganire. Hari utubazo tw'amatsiko nshaka kugira ngo nkwibarize. Yego. Kandi ndabizi neza ko dusubiza kandi ukadusubiza neza. Kandi n'abadukurikiye kuri M.Charlene bakanyurwa n'ibisubizo byiza ubahaye. Nkunda amagambo akuvamo, ni nayo mpamvu nashimuse YouTube channel yawe nkaza kuvuga. Yego. Kuko umuntu ukunda uza wisanga, nago wifata, nago wigira gute. Uyu munsi rero ngiye kukubaza utuntu twiza. Ngiye kubaza ese abantu baza kuri YouTube ari abakristo bakwiye kwitwara ubundi bakwiye kwitwara gute? Uri umukristo ukaza kuri YouTube channel wakitwara ute? Abantu b'abakristo baza ku ma YouTube hano hanze cyangwa se kuri izi mbuga nkoranyambaga, social media ukaza. Yego. Ubigenza ute? Witwara ute? Ubundi umuntu uza hano kuri izi social media w'umukristo cyangwa ukirinda iki? Yego. Umuntu uza hano kuri izi social media w'umukristo icya mbere nuko agomba kuba afite ikihamuzanye. Yego.
yego icya mbere nuko agomba kuba afite ikihamuzanye kandi ikihamuzanye nshatse kuvuga ntago ari ugupfa kuza muri make yego ngo umuntu abyuka ati reka nanjye njye kuri kamera yego undi abyuka ati reka mpamagara umunyamakuru mfite ibyo kuvuga yego ndumva nabyukiye muri mode yo kuvuga yego ariko burya nanjye hari ikintu nzi kuri ntuza kuri ntuza bamuvuze nanjye twaraturanye nanjye hari amakuru mfite ntabwo ari ibyo ngibyo cyangwa nanjye namubonye atambuka muri karitsiye ibyo muvuga nanjye nari impari umugore wa mbere yari afite nanjye ndamuzi ibyo bintu ntabwo ari byo ubundi kuza aha hantu usibye ko hari n'abahaje bicujije icyatumye baza hari n'abaje badashobora kuzahagaruka yego umuntu w'umukristo impamvu tuvuze umukristo ni uko ahangaha ntabwo ari ahantu ho kuvugira ibintu byose yego ku muntu noneho bigeze ku mukristo yego ugomba kureba ibintu uje kuhavugira nimba ntawe bisenya ukareba ibintu uje kuhavugira nimba bitari busenye itorero wakomotsemo yego cyangwa ukareba ibintu uje kuvuga nimba wowe ubwawe nta kintu biri bugutware muri make ntabwo ari ugupfa kuvuga yego kuko ubundi umuntu w'umukristo ibintu byose agiyemo cyangwa ibyajemo aba akwiye kuba mu bintu agomba kugaragaza ubwere bw'Imana yego ariko ntukabone umukristo wavuze ngo nanjye afite icyo kuvuga wajya kumva ni inkuru ya runaka azanye nicyo kintu ahagazeho nicyo kintu yatanze ayatike noneho yicaye kuri kamera ngo bakiriye umukozi w'Imana bati banzu nasenge Mana udufashe muri iki kiganiro tugiye gutangira Yesu we ikiganiro bagiye gutangira agiye kuvuga runaka amumanukure avuga ati ngewe ndamuzi yanteye inda nuko mutabizi ngewe nari umugore wa runaka urumva akaza mu rwego rutari urwo kubaka akaza mu rwego rwo gusenya ngiye kumwumvisha kandi hano ikintu wibuke ikintu nakubajije turaganisha ku mukristo wibuke ko uwo muntu ari inde ari umukristo niba tuvuga undi wari we wese uko umeze uko ariko kose nta kibazo ahubwo ni umukristo njye ndishakira umukristo waje kuri kamera yego umukristo wihamagariye umunyamakuru yego umunyamakuru se nabuze n'amazina bamwe mbita ari abanyamakuru hari n'abandi wihamagariye umuntu ukoresha social media yaba wagiye kuri TikTok waba wagiye kuri YouTube waba wagiye kuri Instagram ariko waje kuri social media yego yewe nanjye hari icyo muziho uriya ndamuzi ukaza kuvuga ukuntu muzi ndamuzi yashatse umugore wa mbere ndamuzi ahita ashaka uwa kabiri ndamuzi hanyuma nawe baratandukana ndamuzi nawe ahita ndamuzi buryo uriya mwavugaga ninjye nanjye yanteye indaye ariko ibaze uwo ni umuki umukristo nanjye yanteye inda dufitanye umwana hanyuma se kuba yaraguteye inda ni ubutumwa ugiye kuduha erega burya nubwo mwari muzi ko ari umusore ninjye mugore we ibyo byose biraza ariko umukristo aje kubyivugira ariwe abanyarwanda bajya bavuga ngo njye kanwa kavuga ariwe kanwa kaje kubivuga ntago umukristo wese akwiye kuza hano yego kandi nuhaje ntukwiye kuza udatekereje ku bintu bikuzanye n'ibyo ugiye kuvuga kubera iki hari abantu benshi bakoresha izi mbuga nkoranyambaga yego burase nabita ngo ikira bakina sinabyaye ka gakino ndakazi sinabyaye wakandagiraga umwana ku gatsi aho gutera umukarere ugakubita hano ku murundi yego izo za sinabyaye ziri kuri izi mbuga nkoranyambaga umuntu arakwakira akakwakirana ubwenge bwawe buke ukaza kuvuga ibintu n'ibitavugwa ntari bubikate kuko yitwa sinabyaye ntabyo ari bugukuriremo kuko ntabwo uri kuvuga nyina ntabwo uri kuvuga mushiki we ntabwo uri kuvuga itorero asengeramo ni wowe uri kwivuga ni ibikureba kandi ibyo bintu bikwangiza yashyize hanze ibyo ngibyo nibyo ari bukoremo titire akabikoramo na thumbnail ni nabyo biri butume barebwa cyane hanyuma rero wowe waje uri umukirisitu
ibyo ugiye kuvuga ntuje kubaka uje gusebya itorero ngewe nabaga muri iri torero maze nyine bamfata nabi bangira gutya na gutya na gutya na gutya na gutya ngiye gukora mariage banga kunsezeranya uje kubivuga hano icyambere aba bantu wicaranye nabo kuri kamera hafi ya bose sha ntago bagira impuhwe niba sinabyaye ahubwo bari bushake nubwo ari njye babajije ikibazo bari bushaka ahantu wabitsindagiye ariko bakatinga babanze imbere sawa rero niko bari bubanze niko bazakoramo akavideo gasirikira nyuma rero nubibona witeranyije n'Imana kuko ntago yagutumye yego witeranyije n'abantu mu minsi mike uzabura naho usaba amazi kuko wagiye kuvuga ibyo utari ukwiye kuvuga kandi nongeye mbabwiye mwa bakristo ibintu ukwiye kubwira abantu babiri ntabwo ari ibyo ukwiye kubwira isi yose ibintu ukwiye kuganira n'umutima wawe ntabwo ari ngombwa ko abantu bose babimenya ujye ureba ibyo ugiye kuvuga iyi message ni inyitanga biri bwungura icyo abantu Imana yaremye ko ndi umukristo iyi message ni inyitanga ngiye kuvuga uriya umugabo we umugore we biri bugende gute ngiye kuvuga uriya mugore abana be biri bugende gute muri make umuntu w'umukristo agomba kwitwararika cyane kuri izi mbuga nkoranyambaga kuko ibintu abantu bahavugira n'ibyo bahakorera guseserezanya kubangamirana ibi ni ibintu byose bizagaruka tukazabibona mu kindi gihe Nima rero waraje hari uje kumvisha umenye ko uzamwumvisha nawe hari abazakumvisha kandi hari abaza baje kumvisha ngo nzajyayo mubwire rero uwo muntu aba ari namubi umuntu uvuga ngo nzamwumvisha nzamubwiriramo nzamwereka kandi buryo umwumvishe nawe bizakumvisha umwereke nawe bizakwereka muri kuri tugomba kuba hano turabakirisitu n'ibyo tuhakorera bikaba ibikirisitu yego mfite kandi kabazo urambabarira najenje ndashaka kubaza ndashaka kwibariza akantu nuwuhe mumaro w'abakristo kuri izi social media umumaro wacu nuwo kubwira abantu Kristo nuwo kwigisha abantu ibyiza yego kugira ngo turusheho kuko badukurikira ari benshi mbese dukwiye kuza mu izina rya Kristo yego tukaza turi abantu bagira impuhwe tukaza turi abantu bagira imbabazi tukaza turi abantu babwira abantu ko hari umwami abantu batazi ugira neza umwami uruhura urumva umwami wagukinira diru igacamo kandi nta ngaruka nukubwira abantu ko mu buzima bwabo hari undi mugabo witwa Yesu hanyuma ariko tukagira n'ibyo tubereka ku buryo bavuga bati nyamara gukizwa ni byiza aba bantu tubakurikire ariko banananirwa no kugukurikira bagasigara barwana no gushaka wa mwami wababwiye kuko hari ibyo wababwiye kandi hari n'ibyo babonye uri kumva nk'ubu hari ibintu wababwiye baranabona nk'ubu hari ibintu hari ukuntu usanga kuri izi mbuga nkoranyambaga habaho umwuka wo guhangana guhangana wabona umuntu yagukozeho inkuru ugakoresha uko ushoboye nawe ukamenya aho avuka ukamenya se ukamenya nyina nawe ugashaka kumukoraho inkuru umuntu yagutukwa nawe ugashaka kumwishyura umuntu yakubangamira nawe ugashaka kumubangama ko ntago ari byo agomba kugukoraho inkuru hanyuma ukamwereka ko hagati y'umwisiraheli n'umunyegiputa hari mu itandukaniro ariko ubu habaho umwuka wo guhangana ugasanga ibyo abapagani bakora ni nabyo bitwa ko ari abakirisitu bagize gute bakoze runaka yampemukiye nanjye ndashaka kumwitura nanjye mufitiye ibyo mubikiye mfite amabanga ye mubikiye kandi ugasanga ko no gushyira hanze bagize gute babikoze ubwo nanjye ngize gutya reka nanjye mugire gutya ese umuntu avuga ngo umuntu ngo mubikiye amabanga wabivuze ntago riba rikiri ibanga ntago riba rikiri ibanga hanyuma ikindi dukwiye kuba abantu baruhukiraho ntago abantu bakwiye kuturuhiraho nimba abantu hari ahantu baruhiye ariko we nk'umukristo ukoresha izi mbuga nkoranyambaga ngwino ubumuti barakureba ngwino ubera abantu umuti ngwino ubera abantu buruhukiro ngwino ubera abantu igisubizo ngwino ubera abantu ubwenge ngwino wigisha abantu ibyiza ngwino wigisha abantu urukundo mbese ibyari muri Kristo natwe bitubemo kandi abantu baruhuke ku bwacu
biruha ku bwacu umuntu yijya kuri iriya cana arushye ngo naza no kuyawa haruhire yijya gusanga hariya batukana ngo naza niwa wasange nawe wageze gute urimo uratukana muri make tugomba kurwana urugamba rwo kugaragaza ubwere bw'Imana kuri twebwe nubwo biba bigoye birabigoye kuko hari ibintu ukora ugasanga ni wewe wenyine uri kubikora hanyuma hakabaho ikintu rero cyo kuguca intege no kukuzimya yego kandi akose abantu bazimira abakristo tuba dukwiye kuzimyanya burya mwese nta muri abakirisitu ntabwo Imana igirwanya Imana nta nubwo shitani ajya arwanya shitani iteka nubona abantu bahangana ujye umenya ngo umwe akorera epfiye undi agakorera hejuru niko biba bimeze ese abakristo barahangana oya buryo abantu bakwiye kuzuzanya oya niyo barebana baruzuzanya n'ibiganiro byo bireba ukumva wuzujwe n'iki uzarebe iyo abantu basharingana ubutumwa bwiza cyangwa bahana ubuhamya ukavuga ati we nibutse ikintu Imana yakunkoreye nawe ugahagurukira hirya uti nanjye nibutse kera izo mbaraga z'igihari abantu bakijya ahantu heza nubwo ubu ngubu abantu basigaye babifata nk'ibintu by'ubuyobe ibyumba bikiri byiza abantu bagihaguruka umuntu akavuga nyine imva mutima ye akavuga ubuhamya bwiza akavuga ikintu undi nakabata we nibutse nanjye subyibuka ibyo bihe ariko ubu ngubu urabwiriza cyangwa avuga ibintu bihembura abantu ubu harimo amashyari umuntu aba yumva uko akwanga ari nako nabandi bakwanga uko atagushaka ariko nabandi batagushaka hagira n'umuntu kwishimira nabyo bikaba intambara burya rero ntago mwese muri abakirisitu byange bikunde hagati yanyu harimo ukorera epfiye n'undi ukorera hari kandi ibyo bintu ntago bijya bihuye imyuka yahuye ariko tugomba kubera Imana umumaro ku buryo nayo niturebe iri mu ijuru ivuga iti kuri social media hari abantu mpafite kuko ibi bintu byose ati hari umwana wanjye ndeba nkamwishimira ibi bintu byose Imana irabigenzura abantu bajye barwana urugamba kuko biba bikomeye biba bikomeye ni urugamba iyo Satani ushaka kumurwanya nawe akugabaho ibitero kugira ngo akuzimye cyangwa guceho intege Yesu we Imana itubabarire kuko bino bintu ntago byoroshye bantu bakurikira M.Charlene murumva yuko intambara iyo abantu bahanganye ari babiri nta bantu bakorera umwami umwe barwana reka nibishoboka abakozi ba shitani iyo bahuye barahuza abakozi b'Imana iyo bahuye barahuza ariko umukozi w'Imana n'uwa mukozi wa shitani ntibihuza naho wabisengera gute nese nimba ba boss bacu batazahuza nitwe tuzahuza bishoboka mfite ikindi kibazo umuntu agize ibyago bimuturutseho dukwiriye niba navuga ngo ni nko kumwakira dukwiriye kumufata gute uwo muntu agize ibyago ni umukristo wenda cyangwa se ni n'umupagani aje kuri izi social media ahagiriye ibyago tuwo muntu tugomba kumufata dute umuntu aje hano kuri izi social media uko mbajije yego ariko si uwuje gutya yitambitse ni umuntu nyine arazikoreraho yego ahagiriye ibyago byaba ibimuturutseho yego cyangwa bitamuturutse nk'abakristo dukwiye kurumbajije umukristo akwiye kubyitwaramo gute uwo muntu reka noneho mbicishe nko mu buzima busanzwe ubu twimukiye kuri social media ntago turi mu isi ya social media umuntu aje abaho hano kuri social media ni mugenzi wacu agize ibyago yego bitamuturutseho cyangwa se bimuturutseho you never know ntago tubizi ese uwo muntu tumuce tumujugunye tumuvume tumugenze dute uko biri kose ibyo ni ibintu byumvikana yego ubundi ibi bintu byo kubaho turi nka bantu nahoze mvuga kare dukina sinabyaye izi za sinabyaye ni iz'abapagani ntago ari iz'abakristo ubundi
inkuru utakora kuri musaza wawe ntabwo ukwiye kuyikora no kundi muhungu uri kumva yego inkuru utakora kuri mama wawe ukwiye kuyikorera no kuri nyina wundi inkuru utakikoraho ukwiye kuyikora no kuri mugenzi wawe inkuru utakora ku bana bawe ukwiye kuyikora no ku bana b'abandi inkuru yasebye itorero ryawe ukwiye kuyikora no kurindi torero udasengeramo ibyo ubona byabangama bikakurya umutima ntukwiye kubikorera mugenzi wawe hanyuma noneho nkatwe nk'abakristo bakorera kuri izi mbuga nkoranyambaga hari ibintu dukwiye kurusha abandi dukwiye kuba umuti dukwiye kuba imbabazi dukwiye kuba urukundo none se mu buzima bwacu busanzwe iyo umuntu arwaye mbere yuko mubaza ibindi ugomba kumurwaza agakira amara gukira ukabona kugira ibindi umubaza naho umuntu yakora amakosa akagira ibyago kugira ngo umuntu umufashe kuva mu makosa ntabwo ari ukumwongerera ibyago cyangwa umufatirana mu byago yagize umuntu yagiriye rero ibyago iyo umuntu agize ibyago abantu baramutabara niko tuzi no mu muco wa kinyarwanda noneho tuvuye no mu muco wa kinyarwanda hari Yesu ubundi ajya agereranywa n'umusamariya mwiza Yesu ngo yigeze atambuka ngo abona umuntu bamukubise bamugira intere baramuta ngo ariko ngo abatambyi barahanyuraga bagakikira ntibamwiteho ngo bajye kureba ibaze wenda nko kuri uyu muhanda utambutse ukabona umuntu ari kuvirirana nta muntu muri iruhande kugira ngo umutambukeho ugende ntago mbizi ko aba ufite umutima w'abantu Yesu rero ngo uwo muntu aho yari yakubitiwe aharyamye ngo abamucagaho bose barakikiraga bakagenda abahanyuze bose bagakikira ariko ngo Yesu amunyuzeho ntago wigeze akikira yahise aza kureba wa muntu ngo ahita amwomora kandi uwo muntu biba ngombwa ko amujyana mu bitaro ahita amushakira n'abarwaza abasigira amafaranga arababwira ati aya mafaranga mbahaye muzandwarize uyu muntu hanyuma uyu muntu urumva yabasigiye nayo kaji kugira ngo azanyweshe ibinini n'ay'ibipfuko n'ay'inshinge n'ayo kurara mu bitaro byose asiga abyishyuye Yesu agereranywa n'umusamariya mwiza ariko avuga irindi jambo aravuga ngo n'ibindi byose muzongeraho byanyu ninza n'ingaruka nzagira gute nzabibishyura uwo muntu rero wakubiswe agakubitirwaho mu nzira agereranywa n'umuntu ushobora gukora ibibi bikamugeraho ingaruka ushobora kuba ari umunyabyaha cyangwa akaba umunyabyago Yesu adusiga nk'abakristo akadusiga muri iyi si yashatse ko tubera abantu umuti ntabwo yashatse ko tubera abantu icyorezo ubu hari abantu babereye abandi icyorezo ubu dufite abantu twakwita amazina tuti uri covid hajya iki cyorezo bakita maba ariko nabonye icyorezo gikomeye no kukivuga hari abantu bafite imitima nk'iya covid bafite ubugome nk'ubwibi hari abantu ushobora kwita amazina y'ibyorezo kuko babaye ibyorezo mu buzima bw'abantu abantu baragenda bakaba ibyorezo mu kazi k'abandi abantu baragenda bakaba ibyorezo mu buzima bw'abandi ku buryo bagambirira gusiga bakurimbuye ibi byorezo byose ubona biba bishaka kurimbura hari abantu rero twakwita amazina y'ibyorezo ariko uyu mugabo witwa Yesu ajya kugenda yafashe uwo muntu wari wahondaguwe arangije amujyana mu bitaro amusigaho n'abarwaza aravuga ngo ayo muzatanga mumurwaje njye ninza nzayabaha kandi arakuba haleluya umurwaza ni abakozi b'Imana ni twebwe biyita ngo turabavuga butumwa ni mwebwe mwiyita ngo muri abahanuzi ni mwebwe mwiyita ngo muri ba potere na bya biki byose mwimanitseho nimwe barwaza abarwayi ni bande abarwayi naba bose muzabona kuri izi mbuga nkoranyambaga bamwe bagenda bazira ngo bakoze ibi bamwe birwa batukwa ngo nabatinganyi bariya nabarwayi Imana yaduhaye kurwaza bambabarire kuba nkoresheje iri zina si ryo rikoreshwa hanze hasi iyo umuntu yabuze ikintu cyose aguharabikaho kikanga akwita umutinganyi hanyuma abarwayi Imana yasize ni abantu bari mu bibazo ibyo bikururiye n'ibyo batikururiye Yesu yadusigiye target imwe yadusigiye gahunda yo kubarwaza ntabwo yadusigiye gahunda yo kubahuhura
kuri izi mbuga nkoranyambaga rero nk'abakristo ntabwo dukwiye guhuhura abarwayi Imana yazanye. Nimba umuntu uri kumuhuhura ngo numutinganye uri kwirirwa umutuka birabitinganye birabiki bira bintu ngiye birambabaza. Uriya muntu ntuzi cyamuteye kuba umutinganye nimba nari we ntabwo ubizi kuko ntimwigeze mutingana ntiwigeze umufotora. Aho ubivuze ubizi ko kukavuga tudene n'ibimenyetso ngibi twaratinganye. Yego naho byaba ari nabyo ntabwo ari abo gutukwa no kugira gute mu mabarire nibo abantu ntangaho ijambo kuko mbona aribo abantu bakunda kuduka babatuka. Yego ariko burya hari icyo wamukorera akabivamo, hari icyo wamukorera ntabisubiremo cyangwa yanabibamo akabibamo yigaya ariko adahereye ku bitutsi byawe. Aba bantu mwirirwa mutuka ngo ni indaye, aba bantu mwirirwa mutuka ngo basimbutse baragwa bavuye gusambana, aba bantu mwirirwa mutuka ngo amaze gushaka abagore 20, aba bantu mwirirwa mutuka ngo yasambanye ari umuhanuzi ngo yateye inda ari umuvugabutumwa ngo twamufatiye mu kabari byagenze gutya. Bya bintu byose muza mu kwambika abantu nk'abakirisitu Yesu yaravuze ngo abarwayi banje muzabarwaze. Hari ayo yadusigiye, ayo yadusigiye n'amasengesho, ayo yadusigiye n'umwuka wera, ayo yadusigiye ngo tubarwaze n'imbaraga z'Imana zikorera muri twe ngo dusengere abantu bakire, ngo tubahumurize, ngo tubigishe kuva mu bibi tutabishe. Rero dukwiye kuba umuti kuri izi mbuga nkoranyambaga. Umuntu nahagirira ibyago cyangwa nahagirira ibyaha ntago dukwiye kuba abambere mu bamutera amabuye, mu bamumerera nabi, mu bamwica ahagaze. Ariko mama Charlene nje hari ivuze ibyo bintu ndibuka uguto umuntu aza kuvuga inkuru y'umuntu. Nje hari umuntu nzi bamaze iminsi nyine nyine baserereza kuri social media, ariko natangajwe n'umuntu uvuga ngo ngenda muzi ngo tweze guhurira Kabeza ngo yajyagahe muri uyu mujyi wa Kigali. Hari umuntu ufite hari umupaka bahuriye he ngo Kabeza. Ariko sha ubusa nanjye nituhahurira none se muri uyu mujyi wa Kigali cyangwa muri uru Rwanda naho mwaba mwahuriye mu kabari ese niyo twaba twahuriye Dar es Salaam ufite uburenganzira bw'ahantu ntagomba kugera. Nanjye mbona se kukuntu nanjye nigeze mbona nganiriza uko mwagiye mureka utwo tuntu ngo ni indayi ngo twahuriye barahahuriye we ko yari ahari. Yegura none se ko umuntu akora kuri social media hari umupaka hagomba kujya naho hatagomba ngo none se ngo katuye ngo runaka ngo yageze aho sinabarahiye ngaho kwibaza rero iryo perereza hanyuma uzirirwa uperereza abantu aho bataha naho bakase uzatera imbere. Bino bintu nuko umuntu aba bikurikira ukabutabaza umuntu utese wowe ubu uri hehe niho utuye icyo kiganiro nagikorera iwawe. Ngo ariko nanjye nigeze mubona sohoka mu rugo ahantu hanyuma wowe mu myaka umaze nta hantu urasohoka kuva wabaho. Nigeze mubonana n'umugabo ubu kuva wabaho ntago ujye uhagararana n'abagabo cyangwa ntujye ugendana nabo ntibajya baguhara ifute. Ariko rero nkunda kumubonana n'abagore ngo n'ubundi ngatumira abagore. Umva ikigereranyo dufite mu gihugu abagore ni benshi. Nuko isi kuvugira wenda umuntu runaka ngo iki niki ariko mujye mushyira no mu gaciro. Niba utari n'umukristo pe kuko twavugaga abakristo niba utari n'umukristo ariko nibura ushyiremo n'ubunyangamugayo. Ibyo utakorera mama wawe ntukabikorera undi. Mama Charlene yavuze ngo ibintu utavuga kuri musaza wawe kubera icyo bivuga kuri basaza babandi. Ibintu utavuga ku munyarwanda kuki ushaka kubivuga ku murundi. Ibyo utavuga ku mwirabura kuki bivuga ku muzungu. Muri make tujye hari ijambo avuga ngo ujye wikunda nkuko ukunda mugenzi. Yego gusa nubwo bigorana. Umuntu wamaye message hano ampa ibintu ngo njyana kuri YouTube by'umuntu. Nita mvuga ibi bintu babimvuze nge nakishima. Nahise mbika ayo mawodiyo. Uravuga uti ngo ugenda ubikine. Ariko ari rakina. Ngo nugukina iryo kina. Ariko murakina. Ngo nugukina. Dukoresha social media ni nziza pe ndayikoresha Mama Charlene arayikoresha nawe wenda urayikoresha. Ariko tujye twibuka ko turi abarokora. Nunakora n'amakosa ujye ugaruka uyareka. Buriya Mama Charlene hari ibintu njya mvuga nkavuga ngo hari ikintu cyatumye hari ikintu cyateraga abantu kwirinda ukarinda ukavuga niba ntari n'umukristo ndeka nkureho ko ngiye gukora icyaha nirengagije ko ndi umukristo Imana yo indeba ariko societe ndimo yo iramfatite. Hari ahantu nzahasaba umugeni
nk'ubu hari abasore njya mbona no kuri izi mbuga nkoranyambaga nko ko abantu bazi kwikora n'Imana yikoresheje abantu inkono zishyushye nk'ubu uyu musore yahinguka iwanjye ngo aje kwaka umukobwa ego emerita mukesha Imana si ikibazo gikomeye erega abantu bajye bamenya ko ibintu dukora hano ntabwo bizasibangana amagambo navugiye hano ntabwo azasibangana kuva ikiganiro gitangira kugeza kirangira mujye mumenya ko hari ubundi buzima tuzahuriramo hari ahandi tuzahurira oya na Rebu yavuze ngo abantu ngo bajya kuri social media bakaba bazi ko hari ikindi gihugu bagiyemo nuko kandi urava kuri social media usubire mu buzima busanzwe no kuvuga turi hano turimo kubabwira ibi ngibi ariko ntago ndi mu yindi leta ndi hano nturi mu kindi gihugu sindi mu kindi gihugu ndi hano rero bino bintu tubabwira byo dukora byo tunakora ntago tuba turahandi hantu turakorera abantu reka mbabwire ibintu dukorera hano turakora ibintu turabikorera abantu tuzahuriraho uzajya kuvoma nanjye nkaza kuvoma yego tuzahurira mu isoko tugiye guhaha tuzahurira mu bitaro kwa muganga vuga ngo hari n'igihe tuzahurira Nyabugogo moto yaguciye hejuru cyangwa njye yanciye hejuru birashoboka ko ari njye uzatambuka inti dore wa muntu disi wa mu YouTubers nka korosa gatenge mugarukiraho murakabije umuntu bamujyanye muri gereza ngo yafunzwe bihinduka igitaramo bibi nkuri ishimishije yego hanyuma sura muryango wa gereza wibwira ko papa wawe atawukwirwamo vuga ngo nawe wawukwirwamo ari amarembo ni magari ngo ntuze ngo yabaye igisambo ntabwo abantu bose bafunze ari ibisambo kandi rega hari n'ibisambo byakira ubusambo uraza kubyina ku muntu ngo bamujyanye muri gereza ngo yari yarigenje wowe uzi bazagufungira wenda bazagufungira mu munyu wabisi cyangwa mu mazi ashyushye wenda we bamufungiye hafungiye n'abandi arabona n'ababwiriza nikishimira ibyago by'abantu ibyago bizakuzaho ako mama Charlene twese nidukoresha zino mbuga nkoranyambaga reka turwanye bino bintu nimbirwanya ukabirwanya rararupfuye n'undi muntu akabirwanya uhe muntu kubirwanya ntibyinjiza ujya ngo se kubirwanya birinjiza nk'ubiki kiganiro twakoze kirarebwa n'abantu mbarwa sibyo ariko nundamo kugahimba nk'inkuru ukavuga uti mama Charlene yagiye mu murenge bose barahita baza byasezera ubundi iyo bandeba ariko ubundi abasheri tugaruke tuganire tumere neza ubundi iyo mbonye ubona umurenge utambera suko se ese ubundi ubushatse kujya mu murenge nabihishira iki urabona ntari umukobwa mwiza suko ndakwikunda noneho nayibuye ku karere niko iyo unyitegereje ubona afite imvi zingahe ubona ntajya mu murenge ubona ntabona umuntu tubyumva kimwe twajyana mu murenge umuzantera umujinya mbikora barashaka ahubwo kumenya ubu iyi ngiyi ariyo thumbnail cyangwa wanditseho ni ukuba ari kuri YouTube channel yanjye mwashyiraho ngo mama Charlene yagiye mu murenge yego naba ntwitse kandi naza akabibura agasanga amizi impuguro ari burakara ararakara ngo ibintu by'aba YouTubers rero ngo baragenda bakandika ngo ibintu ngo wajyaho ngo ukabibura akeneye kumenya ukuntu mama Charlene afite fiancé akeneye kumenya igihe mariage izabera ni muhumure mariage nijya kuba nzabibabwira dote nijya kuba nanjye nzaba mberewe ariko narumiwe koko igo urumva ndashaka kukubwira ngo nubu uri hano kuri izi mbuga nkoranyambaga ntukamere nk'umuntu bateye ikinya uzi ko hari amagambo muvuga ukagira ngo babateye ikinya wajya ngo mamwanyweye mogo bishatse kuvuga ngo nimuzajya mwongera kwitekerezaho ngenza abantu bitekerezaho nyuma bakicuza ibyo bakoze kandi byagiye akose bino bintu njye mbwira abantu nkababwira reka mbabwire iriya kamera ntago ari live yego ibi bintu turimo kuvuga ntago ari live ibyo wediting ugakuramo niba wagiye ahantu wagera hagati ukavuga si mama Charlene namusebereje iki icyo kiganiro ufite uburenganzira bwo kuvuga iki ntabwo kizatambuka yo nta makuru ufite disi ninde wakubwiye yuko ibintu bakora batabipanze abapanga content kandi content bapanga ni ugupanga ibiryo bihita bijya mu nda ako kanya
hanyuma wibaze gupanga ibintu ushyira mu nda ako kanya mu kandi kanya ukajya kuri tuwarete ukongera muzi ibyo bintu mwirukansa mu nda ahantu mu minota ingahe bijya higo ntabwo ari byo tugomba kuza hano ntituvuge ibintu nk'aho wagira ngo bari kudushika wagira ngo badushyize kuri kiminoloji wagira ngo bari kudukubitisha amashanyarazi hanyuma uzi ko muvuga ukagira ngo babakubitishije amashanyarazi mu kuri kose tuvuge ibintu dukora ibintu bitazadutera ipfunwe kandi ikintu cyakubera cyiza ni uko ibintu mukorera hano bibi ikizakubera cyiza ni uko uzabisimbuza ibyiza naho ubundi amatangazo wamanitse n'abana bawe bazamenya ko wakoraga inkuru mbi bazamenya yuko se ari mubi bazamenya ko nyina ari mubi ibintu byose mukorera hano bibi ntabwo bizagira ingaruka kuba mwabikoreye gusa kandi uwo muntu unasebya uwo muntu usebye abana bawe bazakura abana bacu barimo bagahura ushize narabibabwiye ngo umuhungu wawe n'umukobwa wanjye bashobora kuzahura ariko kuzabona harya ba mwana kugira ngo ba mwana usa nawe azanyinjire muri saro bizaba bikomeye umbere mabukwe yego mana nyagasani kuzatunga ba mwana umeze nkawe ibi bizanteranya n'umukobwa wanjye cyangwa kuzagira mabukwe cyangwa muramu wanjye umeze nkawe umwana kugira ngo avuge ati genda jya kuri YouTube uscrolling urebe ibintu mama wawe yigeze kuvuga yego ku muntu yego reba izi nkuru yakoraga 2024 reba izi nkuru yakoraga reba akazi yakoraga ubu ngubu ntiyaza tumenaho umuriro oya tugaruke ubugabo butisubiyeho bubyara ububwa abantu bagarura indangagaciro nujya gukora inkuru ku mubyeyi uzavuga utuyu ari mama nyikozeho yego ari mama nubu uri kweditinga ujye ureba ngo iyi nkuru nkoze nimba ari mama wanjye uzahita ureka ku cya porodingi iyi nkuru nkoze ari mushiki wanjye ako kantu niko mutagira nukagira uzasigara ufite umutima w'abantu kandi nababwiye ngo mu mapaje mukoraho inkuru muzabikemwe amapaje yanyu ubu maze kubona mu myaka maze kuri iyi kamera amaze imyaka myinshi ari abantu benshi bagiye bankoraho inkuru nabo mbona babakozeho izindi mbona ko ntidukwiye no gukora inkuru mbi ku bantu ko bazi bakozeho bo oya umuswa ngo yaravuze ngo kura ni kuripa baba data we mbese abenshi bamaze kwishyura ntabwo ari byo pesha umva hari ukuntu mvuga ibintu hanyuma bakajya bavuga ngo nirirwa nshyigikira abanyabyaha si nshyigikira abanyabyaha kuko nta nubwo inyigisho zanjye zishyigikira abanyabyaha ariko Bibiliya hari ikintu yanyigishije umunyabyaha nabwirije kuva mu byaha ntabivemo akabigumamo nagira ibyago Bibiliya yigeze imbwira ngo mwice ntabwo yigeze bimbwira ngewe ngomba kuba umuntu w'abantu bose kandi nta muntu ukwiye kubabara ndende ni nabyo byiza tugomba kuba umuntu w'abantu bose umuntu nakora ubusambanyi agatwita ntabwo nkwiye kujya gutuka uruhinja rwe ngomba kumushakira agakoma kanywa hanyuma nkamushakira n'agasombe hanyuma yamara kubyara amaze gukomera n'umwana amaze gukura hamubwira ibi bintu wakoze byo gutwara inda mu buryo budateguye sibyo ariko mufatirane n'ibise sha mufatirane n'ibise namureke isese akabyara akava no ku kiriri ubundi biriya bintu sina ngombwa yuko rega niba byabaye hari ikintu utari busubize yego hari ibintu rega tujye twihangana natwe turi babi ariko uwagutuma urutonde rw'abantu beza wabazana kimwe nuko n'uwagutuma urutonde rw'abantu babutaruzana kuko abantu bose babi ntabwo amafoto yabo yageze hanze nta nubwo abantu bose babi amavideo yabo ari hanze kandi nawe ubwawe ububi bwawe urabuzi uzi n'imyaka ubumaranye iyo baza kuzana amashusho woweho ntubu ugitambuka uba warihishe kera tujye tubabarirana ufite ububi bwawe nanjye mfite ububi bwanjye turwana intambara zo kuba beza uri kumva kandi no ntambara ntabwo igoye biroroshye bino bintu ni ibintu byoroshye bisaba wowe kugira gute tuba abantu b'Imana aho turi hose tugaragaza ubwere bw'Imana ndacyakubaza umugore twagiye tuvuga abantu kuri social media ariko tugashyira muri rusange katurebe umudamu w'umukristo kuri social media kandi njye nawe turibo kandi dukoresheje social media dukwiye kwitwara dute cyagiye twavugiye ntiwitiranye bino bibazo
cya gihe nakubajije mbaza rusange ubu noneho kubajije ku mugore umugore kuri social media we agomba kwitwara ate ubundi rero ntago ndi butange inama wenda iruta iyo nahaye n'abandi ariko wenda umugore azajya yitwara uko abonye ahubwo avuga ngo umubyeyi yego katutandukanye reka twivugira umubyeyi kuri social media kuko umugore kuri social media abagore barahuzuye ahubwo umubyeyi umuntu w'umubyeyi kuri social media yego agomba kuhabyarira abo yabyaye n'abatabyaye ugahorana igishyika cy'ububyeyi yego sibyo igishyika cy'ububyeyi mbese muri make ni umugore ni umubyeyi naho abagore bo ubutumwa se waho umugore ni ubuhe ahubwo ndabuha ababyeyi yego nari naniwe kubivangura byose mbishyira burya izina ryitwa umugore abagore ni benshi ariko ababyeyi ni bake umuntu ushobora kubwira ngo arinde indangagaciro si umugore ahubwo ni umubyeyi yego iyo tuvuze ngo umubyeyi aba ari hejuru y'umugore yego kubera yuko burya umugore ashobora kubyara hitwa umugore kuko yabyaye cyangwa yashatse umugabo ariko burya umubyeyi nubyara yashatse akanarera kandi yarera ntarobanure akarera be akarera umuntu w'umubyeyi kuri social media rero aba ari mwiza ahora abyara ubona abagabo ukababyara ubona abasore ukababyara abakobwa ukababyara nk'ubu hari nk'abakobwa baba baterwa amabuye kubera imyitwarire mibi bafite kandi bayifite pe ariko iyo uri umubyeyi ntushobora kwandika muri comment ngo waruraya we ko dore uko kimeze ngo uburaya bwarakirenze oya ibyo bivugwa n'abagore iyo uri umubyeyi wumva yuko uri bubabaza undi mubyeyi mugenzi wawe wumva uri bubabaza umubyeyi mugenzi wawe wamubyaye kuko nawe yamutwise amezi 9 ikindi hari igihe umureba uti yo arasa n'umukobwa wanjye mu minsi iri imbere wagacwa we none we byamubaho ugahorana icyo gishyika iyo hari umusore hagize ikimubaho uhita ubona ameze nk'abahungu bawe niyo yaba ari reka tuvuge niyo yaba ari igisore cyananiranye yewe ni runaka wanjye hari umukobwa naramubuze nawe hari umukobwa nabuze umukobwa ngo yari umurokore nicyo numva yari umurokore aza kuririmbana n'umuhanzi uririmba indirimbo zisanzwe hanyuma aririmba yambaye ikariso icyo gihe banakoze interview kuri we avuga ukuntu yivugishaga icyongereza baramutuka ko ndamukunda mwazamumbwiye ko uriya mwana naramukunze ko naramubuze sinzi ahantu yagiye noneho ubwo buryo yavugaga abantu baramututse baramwandagaza ariko namureba nkabona arasa n'umwana wanjye Fifi nkabona na Fifi nakura azaba ameze nkawe uko bamutukaga sinabirebye ntago nigeze ndeba ngo bamututse kubera amafuti yari ayafite ahubwo naravuze ngo ari Fifi wanjye ukuza kamera nkawe akabikora nakandika iyi comment yego this nakwandika umwana wanjye ari we rega nabari abafite ababyeyi umuntu araza akagutuka ukavuga uti bira bintu mututse abaye ari umukobwa wawe ibyo mwifurije nibyo nibyo nawe wakwifuriza izi nkuru ukora ku bakobwa izi nkuru ukora ku bagabo abaye ari umukobwa wawe wavuga aya magambo umubyeyi agomba gukomeza kubyara akagira abantu inama kandi akishimira abantu bose akamenya n'uburyo abatwaramo mbese ubundi umubyeyi ahorana igishyika cy'abana ugatanga inyigisho ugamije kugira gute kugira ibyo hindura kandi ikindi ababyeyi bakorera kuri izi mbuga nkoranyambaga bakwiye no kwitwararika kuko iyo uri hano kuri wambonye wajya ngo uri ku isoko ubu umeze nk'umuntu wagira ngo hari waje ngo kwicuruza kuko usanga abantu bose baba bashaka kwigurira amugore ataha he amugore afite umugabo kandi bose bariteretera bigusaba no kwitwararika bigusaba kwitwararika mu bantu bose baguhamagara abakwandikira ukamenya ibyo ugomba gusubiza buri wese abishakira ati tujye kwiraranira hariya abakubona ukundi kuntu ubu kwiye nabo kubabera umubyo kagira uburyo bayobora mu bigisha kandi ukabayobora neza yego rwose erega guhakana si ugutukana
njye najyaga mbikora kera sinatukanaga ko nakubwiraga ijambo rituma utazagaruka ariko narakuze nabaye umuntu mukuru umuntu wese uje mwigisha mu kinyabupfura pe wavuga ko mubwira nabi wapi kereka iyo mbona warazezengeye urigweje hari abantu bakabya uwigisha nabyo nta bifate ngo akubahire uko wamwakiye nuko akose bira bintu ko umuntu mwubaha ukamuha ikinyabupfura agomba ariko nyine akakubwira ngo wigize hatari ngo ubwo suri igiki utangiye kumbwira ngo uri igiki ngo uruwa hatari mita nkwereka ukuntu ndi uwa hatari kuko no kuba uwa hatari nabyo ndabishobora ariko umuntu mubwiye mu kinyabupfura akamubwira mu bwenge ati ntacyo mami ati niba bidakunze it's okay niba ibyo bidakunze nta kibazo kandi akagenda amahoro ubuzima bugakomeza umuntu natakubera umugore azakubere mushiki we undi umuntu ibyo amaze ko biba ari byinshi suko se rero bakunzi ba mama Charlene uyu munsi nababwiye ngo najenje kandi ntago muzongera kumbura igihe kinini no umubyeyi yavuze ati umuntu wese kuba umubyeyi si ukubyara abugize gute abo wakuye mu nda ni ukubyara buri muntu wese uje ukugana umugabo wamubyara umugore wamubyara wenda murabireba gutyo mukavuga ngo n'umukecuru wamubyara kubyara rega si uko wakuye umuntu mu nda ahubwo ni ukumuhereza ibyo akeneye kuba ibyo agukeneyeho by'umumaro ariko ukaba ari byo ugize gute nanjye mu kigero cyanjye urandeba ukabona ntago yambyara nyine mu buryo tumenyereye ariko mu buryo bwo kumukenera cyangwa se inama iki mama Charlene cyangwa umumaro yambyara nkamwita umubyeyi kuko umubyeyi uranamugana iyo usanga so umubyeyi sinakagize gute sinakabaye mugana impamvu mugana nuko hari ikintu namubonyemo nase mama Charlene hari abagore benshi bakoresha social media yego ariko se ugannye nde ugannye ubona umubyeyi wabwira ikintu ukavuga uti arampa igisubizo cy'ibintu mwabonye ibibazo mubajije ibyo byose nuko nzi yuko agize gute yabasha kubisubiza rero babyeyi bagabo basore nkumi mukurikira mama Charlene official mukomeze mumukurikire nkuko nanjye namukurikiye afite ibintu byiza cyane by'ubwenge mvuze ngo nta handi mwabisanga ntago naba nkoze ikosa kuko ijambo rimuturuka mu kanwa si ibyo yakopeye si ibyo yasomye kuri iki nibye bimuva mu mutima si byo se ndakeka ibintu mvuze ntago ari ibintu byo guhimba uwo niwe mama Charlene niba ushaka inama ushaka ubuhamya ushaka amagambo agira ahantu akuvana akagira n'aho akugeza genda urebe rero nanjye mfite YouTube channel yitwa The Voice of Women TV ucyandikamo The Voice of Women uhita ubibona ukareba sindi kureye nanjye nkora ibiganiro bigira ahantu biva ntumira abamama beza hariho ibintu byinshi byagira ahantu bikuvana bikagera n'ahandi bikugeza mama Charlene wakoze kwemera ko nza nkicara kuri channel yawe tukaganira yego nawe wakoze kandi nakagaruka tuzanongera niba mwankunze muri comment nzagaruke nitubona comment zanyu cyangwa mukabisharinga ahantu henshi mubinsabe uriya muntu we na mama Charlene ni gutya rero mwakoze cyane kudukurikira amen.